muraho murakomeye. Mbyutse nkora ino video kubera ikiganiro ejo nagiranye n'umumama. Umama yari arimo kumbwira, yaramaze kureba iya video nakoranye na Denise ivuga ku bintu by'intego. Ko atarashoboye kwireba, ngiye gushyira link hano kuko harimo vraiment ibintu byiza bishobora gufasha umuntu. Ubwo rero arimo kumbwira ati buriya kuva kera nagiraga intego nkapangira ubuzima bwanjye, nkabyandika nuko nagera hagati nabura wenda mu mafaranga, nabura moye. Ubwo ibyo ngibyo nkabicikirije aho ngaho nkabireka agacaho imyaka, nkazongera nkicara hasi nkavuga nti reka nicare hasi nkore intego, nkore ikintu ngiye gukorera ubuzima bwanjye. Nuko ati ubwo nkaba ndasamye, nkaba hajemo iby'umwana nabyo nkaba ndabyibagiwe. Ati binshiduka ubuzima bwanjye bwose ari uko nguko bigenze, mu by'ukuri nta kintu na kimwe nakoze natekereje nzakora. Nuko ubwo rero arimo kumbaza ati ubu ntabwo byatinze, ubu urumva ageze mu zabukuru, sinakererewe kuvuga ngo ndaho ubuzima bwanjye intego. Bituma ntekereza ndavuga okay, hari igihe tujya dutekereza wenda intego tukayitekereza mu buryo bwa business cyangwa projet, kwa ko nizo tumenyereye zigira intego, zikagira ndavuga ngo vision, goals, zikagira objectives. Ariko intego mu by'ukuri navugaga ni ukuvuga intego z'ubuzima. So hano nashaka kuvuga ikintu kimwe akenshi gituma bigora ko tukakora intego ariko ugasanga biratunaniye kuzigeraho. Ugasanga nk'uko nyine nk'uwo mama ukoze urabitekereje koko ukanabyandika ariko wagera hagati bigacika. Ni kubera iki bamwe nyine usanga bagira ubuzima bufite intego, n'abandi ugasanga nk'uko bagira intego ariko zigacika, doko bigahura mu ntuza mu yongiye. Hanyuma ndavuga n'ibintu bitatu umuntu bishobora gufasha umuntu kugira ngo ushobore kugira intego ihamye kandi igumaho y'ubuzima. Mbere yuko mvuga ibyo ngibyo, byatumye ubwo turimo kuganira byatumye nibuka akantu kera iwacu twagiraga ibiti byinshi cyane. Noneho nyuma ya jenoside hataraboneka ibintu byo gutekesha, amakara atarapfa kuboneka, muze hashaka abantu nyine, ashaka abantu arabishyura, baraza barabitema kugira ngo tubone ibyo ducanisha. Ariko ubwo nyine barabitemye babishyira hasi gusa. Aravuga ati ubwo ngubwo ibindi murirwariza, ubwo nimwege mumenye uko muri bubikate noneho mukuremo inkwi. Muze kuva kera nyine akunda ko tumenyera ibintu byose, ndavuga ngo arashaka abantu abakozi ngo badukorere byose. So gerageza kutwigisha ibintu byose bishoboka ko tumenye. Ubwo rero ndabyibuka twarabanaho, ariko nyine nyuma ya jenoside ibyo bintu by'ubwana ntabwo byari birimo. Ndabyibuka nari mfite imyaka 8, ariko nuko akaduha ishoka ati ubwo namwe mwiyeranje mu mugire. Ubwo ugafata ishoka ugakubita ahambere igasimbuka, ugakubita kabiri igasimbuka, ukarinda uzana amabavu, nta n'ikintu na kimwe urashobora gukora. Nuko ubwo nyine bimwe wa mugani ubwo bimwe bita ngo travail nil, ugasanga intoki zose urimo kubabara kandi nta n'ikintu wakuyemo. Nuko muzehe rero atwigisha uburyo umuntu agomba kwasa igiti, ukuntu umuntu akata ingiga mu giti. Avuga ati igiti uko cyaba kingana cyose, niyo cyaba gifite umubyimba ukuruta, ushobora kukica ukagihinguranya kandi bitakugoye cyane. Avuga ati ariko hari uburyo bumwe gusa. Avuga ati ubwa mbere ukubita ahantu hamwe aho ushaka gutemera, navuga ingiga yawe uko ushaka ko ibingana, ugakubita aho ngaho. Ikintu ukora nuko muri iyo minota ya mbere ugomba gukoresha uko ushoboye kose kugira ngo hamwe wakubise
aba ariho wongera gukubita n'inshuro ya gatatu n'inshuro ya kane kugira ngo ucire ishoka inzira. Nubwo niyo navuga ni nk'intego uba uciriye ishoka. Hanyuma noneho iyo warangije kubona aho waciriye ishoka niho noneho ushobora gutangira no ugakoresha imbaraga no kugira ngo noneho n'ishoka noneho ujye ukubita hahandi. Nibwo buryo bwonyine ushobora gufata igiti uko cyaba kingana cyose ukaba wagicamo ingiga, ukagicamo cyangwa ukagifasha ukagihunguranya. naho ubundi utabikoze gutyo ugakomeza ugakora nk'uko twe twakoraga ukubita hirya no hino, ushobora kumara n'umunsi wose n'ishami ritoya utarashobora kuricamo kabiri. Ubwo rero icyo ngicyo nicyo cyabinyibukije, bivuga ko iyo udafite intego mu buzima ntabwo ni nko kubyuka ukambara ukitegura ukavuga ati ndagiye udafite ahantu ugiye. Ni bya bindi tuvuga ngo umuntu ngo ni inzererezi, ntaba afite ahantu agiye. No kutagira, iyo umuntu adafite intego mu buzima rero ni nk'uko ubuzima bwawe buba bwarabaye nk'uko bwarabaye nk'inzererezi, kuko ujya hano utekereza iki ukajya aha, wahuramo n'inzitizi gatoya ukabura hindura utureka njya ahangaha, undi muntu yaza yakubwira wenda icyo arimo gukora uti nacyo ndeka nkijyemo, ubwo ngubwo ejo kuri radiyo bavuga ibindi uti nabyo bigiyemo, ugashiduka uhora muri ibyo ngibyo. Ni naho usanga akenshi abantu bagira, navuga ngo bagira amashyari ku bandi, kubera ko unabona kanaka hari icyo intego ye ifite ayigezeho, hari ikintu yigejejeho, ugatangira kumushyirira ishyari kandi mu by'ukuri atari zo ntego zawe. Kuko iyo niba mfite intego yanjye buriya ni nk'icyo nyine navugaga ni mu buzima kugira intego buriya ziratandukanye. Intego akenshi bitangira bivuga ati, iyo umuntu atangiye kumenya ubwenge avuga ati njye ndashaka kuba iki ngiki, ndashaka, akenshi tugira intego zenda kumera kimwe. Izangombwa izo navuga intego nyamukuru ni ukubaho umuntu afite ubuzima bwiza, afite umunezero. Ubwo ibyo ngibyo bisaba ko kugira amafaranga, birumvikana, bigasaba kugira ubuzima buzira umuze, bigasaba kugira urukundo, kugira famiye, mbega bya bintu bishobora gutuma ubuzima bugenda neza. Hanyuma none ariko ahantu dutandukana nubwo izo ntego twese tuzihurireho n'uburyo turi buzigereho. Tuvuge ku buzima buzira umuze, umwe aravuga ati ngewe rero ngiye guhitamo, nzajya njya, hari uhitamo akavuga ati sinzongera kurya inyama, nzajya ndya ibiryo by'imboga gusa. Undi akavuga ati ngewe nzajya nkora imyitozo cyane, nkore exercice z'ingororamubiri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Twese icyo dushaka ni ubuzima buzira umuze, ariko dufite uburyo tubigeraho bitandukaniye. Ni kimwe n'amafaranga. Amafaranga, umwe aravuga ati ngewe nkeneye amafaranga menshi azatuma ngura ubwato cyangwa nkagura indege. Undi akavuga ati ngewe nkeneye amafaranga menshi azatuma nshobora kugura igare. Undi ati nkeneye amafaranga menshi azatuma nshobora kubaka inzu imeze gutya ntoya y'ibyumba 3 na famiye yanjye. Undi ati ndashaka umutamenwa urimo ibintu byose, urimo isare ya siporo, urimo pisine, urimo ibintu byinshi. Nubwo dufite intego zimwe ariko dufite uburyo bwo kuzigeraho bitandukanye. Akenshi izo ngizo ni intego nyamukuru. Noneho muri za ntego nyamukuru rero zo kuvuga ati ndashaka ubuzima bunezerewe bwishimye, ndashaka amafaranga ahagije, iki noneho niho tutangira gucamo intego ya buri mwaka. Ukavuga uti buri mwaka njye nzakora iki. Nk'urugero nkanjye navye nti uyu mwaka ngomba kwishyura imyenda yose ndimo, nkishyura imodoka yanjye, ko narebye nsanga imodoka ninyishyira mu myaka bambwiye ni nkaho nzaba nguze imodoka ebyiri. nawe ni ifuko nicara nkareba uburyo nshobora ibindi byose nkaba mbyibagiwe, nkaba ni ngomba kwishyura ino modoka. Ayo mafaranga n'ubundi ntazabongeraho, iyo nishyuye buri kwezi bishyura entere, nta nubwo amafaranga y'imodoka yo nta nubwo aratangira no kuvamo, ubu barakishyura entere zawe. Ngomba gukuramo zino ntuza, ayo mafaranga n'ubundi ari kuzabaha yandi mu ntuza yavamo n'ikindi kintu. Mu ntego zanjye zo kuvuga ngo reka ngire amafaranga nshobore kuzakora ibintu runaka, nk'uyu mwaka nabyo nuko icyangombwa nuko daboro nkuraho iyo myenda n'ayo mayintere, nkagabanya amayintere bankuraho. Icyo ni imwe muri objective y'uyu mwaka. Noneho rero nk'ibyo ngibyo umuntu afite intego y'igihe kirekire, kuvuga ati ngewe hari isura mfite, reka wenda mvuge akenshi dufata nk'intuza, ukavuga ati mu myaka 3
ni iki nshaka kuba ndicyo, ni hehe nshaka kuba ndi. Noneho bivuze mu myaka 3 utangira kwigabanya, okay, ubwo kugira ngo ngere kuri ya ntego mu myaka 3 nuko uno mwaka nuko uno mwaka nzajya nkora iki n'iki, hanyuma uno kwezi nzakora iki. Buri munsi ukaba ufite uti hari ikintu ndi bukore kimfasha kugera kuri ya ntego. Ubwo wenda aho ngaho nyine ndimo kuvuga intego y'ubuzima, kuvuga business, amaproje, ibintu ngibyo ni bimwe muri izo objective zizakugeza kuri ya ntego yawe y'ushaka kuba we, y'icyo ushaka kugeraho. Ubwo rero ikintu cya mbere ubwo nashakaga ubwo naze nireka nsobanure akenshi iki ni iki gituma bamwe bashobora kugira ubuzima bufite bugendera ku ntego, aho ugasanga abandi nyine bafite ubuzima buhora bugenda mu ntuza, navuga ngo batangira bigacika. Ubundi ubushakashatsi cyo bwerekanye budavuga n'ubushakashatsi bw'ubwonko, kuko buriya ibintu byose ubwonko ni nk'aho ariyo ni masterpiece, niyo ituyobora, niyo ikorera ibintu byose. Ubwo rero ubwonko bwacu, ibintu byose twize, reka tuvuge ibyo tureba, ibyo twumva, ibyo dusoma, ibintu byose twiga, hano mfite akantu nagize ko kugira, dufite mu bwonko mu buryo twiga ibintu, dufite level ebyiri. Uburyo ibintu byose twize bibanza muri level ya mbere, ariyo bita level ya conscience. Niyo mpamvu tuvuge nk'iyo bakubwiye ati duvuge iyo ufite test ejo ukarara wiga ukamara iminsi uyigira ukayitsinda vraiment, ariko nka nyuma y'icyumweru bakubajije baguha ya test imwe ushobora gusanga 90% wabyibagiwe. Ibyo ngibyo rero ibintu bisanzwe nyine, ibintu twize nk'uko bisanzwe bijya muri conscience. Nuko nabigize gutya, ariko iyi niyo level ya mbere. Ikintu cyose, information yose tubonye ibanza muri conscience, noneho bigera muri subconscious. Iyo byabaye ntabwo ni level yisumbuyeho. Ikintu cyose iyo kiza ariko ukagisubiramo inshuro nyinshi, noneho kigeraho kirenga iyi nivo kikagera muri subconscious. Nk'urugero wenda navuga nkuko nabivuze ngo teste ushobora kumara iminsi ugasanga wayibagiwe, ariko nta muntu wibagirwa ururimi avuga, nta muntu wibagirwa kugenda, ni ibintu nta nubwo bitekerezaho ko ibyo bintu, kandi mu by'ukuri ni kimwe mu bumenyi umuntu aba yaragize. Imyaka ya mbere umuntu yakivuka, navuga ngo hano muri ibi bintu byombi nta kintu kiba kirimo, ni nkaho biba biri vide. Noneho ngira ngo wenda think ko usibye konka ngira ngo nicyo kintu umuntu, nibwo bumenyi umwana kenshi avukana ukuntu samuhawe, na wenda n'ikindi kintu umwana amenya hakiri kare ataravuka ni kumenya nk'amajwi y'ababyeyi, kubera ko agomba kuyumva mu mezi ya nyuma umwana atangira kubyumva, ariko ubundi nta kintu kintabaze. Iyo umuntu avutse rero iki gice nicyo kiba kiri, navuga kiba gifite imbaraga kurusha ikindi. Niyo mpamvu usanga bakubajije ese uri ukuntu wize kuvuga, uri ukuntu wize kugenda, uri ku ibintu byabaye nyuma y'imbere y'imyaka 3, imyaka 4, bakabikubaza usanga kenshi warabyibagiye, kubera ko iki gice nicyo navuga ngo ni bwa bwenge dukoresha busanzwe bwacu, bwa bwenge bwa buri munsi. Iki gice iyo umuntu ari umwana ntabwo kiba kiri develope par rapport iki, ngira ngo niko Imana yabikoze kugira ngo umuntu yige ibintu by'ibanze. So iyo umuntu akiri muto mu myaka ya mbere 7 ya mbere akoresha kino gice cyo hasi, nuvuga ko umwana ntago abitekerezaho. Iyo arimo kwiga kuvuga, iyo arimo kwiga kugenda, ntago ari ibintu atekereza ati okay bino ngiye kubikora, ni arareba gusa agashaka agasubiramo bya bintu areba, ibyo yumva nuko amenya ururimi uko muruvuga, uko ababyeyi baruvuga n'abamuri ruhande nikabyiga. So bijya muri subconscious kwa kikinakora, aguma byumva repetition, akaguma bisubiramo. Niyo tangiye kuzozara umwana atangira kugenda, agahaguruka akikubita hasi, agahaguruka akikubita hasi, agahaguruka akikubita hasi, ntahacike intege, agaguma gusubiramo. Nicyo gituma bigera muri iyi level bikajya muri subconscious ye, noneho agatangira noneho
umwana agatangira kugenda atari kuvuga ngo yashyizemo ubwenge cyangwa ibiki. Naho ngaho bigize rero muri subconscious nyine niho usanga harimo bene bya bintu nyine twize, nta nubwo ubitekereza ko ari ubumenyi ufite, ntabwo utekereza ko kugenda ari ikintu wize uzi ko ari nk'ikintu karemano, ariko ni ikintu uba warize. ubwo rero muri mvuga gutyo ubuzima bw'umuntu noneho iyo umuntu akuze, ubwo muri ya myaka ya mirongo bya bintu byagiye hano ku muntu ibyo umuntu yumva, so ibintu byinshi buri muntu abikora kuri famiye, ku babyeyi be cyangwa kuri sosiyete arimo, noneho niho yigira bwa bureme bw'ibanze bw'ubuzima bwa mbere. noneho nyuma ya myaka 7 bavuga ko ku myaka 6 niho umuntu atangira gukoresha conscience navuga ngo ni bya bindi by'ubwenge, no utangira gutekereza ukibaza okay kwera iki ngiki ngikora, kwera iki ntakora iki ngiki, nkaba nakora iki ngiki, meze no gatangira guhitamo, gatangira gukoresha ubwenge bwawe. noneho ubushakashatsi bwekanye ko mu buzima bw'umuntu, mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyangwa reka mfate nk'umunsi umwe w'umuntu, umunsi w'umuntu 95% akoresha bya bintu byahangaha. Nabwo ngo ni nka program, bya bintu uba warize bikakujyamo. Iyo urimo kugenda ntabwo bitekerezaho ngo reka ntere intambwe ya mbere hano, iya kabiri ntere indi mbere, gutyo gutyo urabikora gusa. 95% dukoresha ibintu nk'ibyo ngibyo, dukora ibintu nabwo ngo turi programmeho, bya bintu byagiye muri subconscious muri ya myaka yacu ya mbere, bya bintu twigiye ku babyeyi, kuri societe, ku ishuri, muri ntuza ku rusengero, ibintu nk'ibyo biba byarakoze nka belief cyangwa amahame. hanyuma 50% yonyine y'igihe cyacu cy'umunsi niho dukoresha ubwenge bwacu, no ukabavuga uti ugakoresha creativity, ukavuga ati reka noneho ntekereze niki nakora, ikintu kintu uko bimeze gutya reka nagikora gute, ntubikore juste uko babikubwiye cyangwa uko ibintu bigomba kuba bimeze. ubwo rero niyo impamvu navuze ibi ngibi bisobanura kira cy'intego. iyo bya bintu biri hano biba byarabaye bigeraho bikamera nka karemano, twe dutekereza ko ari nka karemano nubwo ari ibintu tuba twarize, ariko kubera kubisubiramo inshuro nyinshi byaragiye ahangaha biba byarabaye nka karemano. ni ukuvuga ko nk'uko tubizi umubiri wacu wubaha ubwonko bwacu, nuvuga ko umubiri ukora icyo ubwonko bwibwiye, kandi ubwonko byose biterwa n'ibitekerezo uyihaye. nk'urugero iyo utekereje nk'ikintu kigutera ubwoba, nka nijoro ushobora kuba ari nk'umwijima ukahita utekereza, kubera ko gusa ari umwijima utarimo kureba, utekereza nk'ikintu kiguteye ubwoba, akenshi ushobora kwita ushesha urumeza kandi nta cya kintu gihari, ariko kubera ko ubitekereje. cyangwa wenda utekereje nk'ikintu kigutera iseseme, uhita wumva ushatse kuruka kandi icyo kintu kidahari. ni ukuvuga ko biba no mu kuvuga wenda kwibuka nk'ikintu cyakubabaje, ugasanga uhise nyine ukadevelopa navuga ngo feelings z'umubabaro, ukababara kandi mu by'ukuri icyo kintu kitagihari. ni ukubera ko ntabwo umubiri ntabwo utandukanya ikintu kirimo kuba n'icyo ubwonko butekereje. icyo ubwonko ubwonko buyihaye, umubiri wo usubiza bitewe n'icyo kintu kirimo, waba ugitekereje waba ukirimo koko. ubwo rero hano ni naho ni kimwe, ni ukuvuga ko ubwonko kubera iki kintu kiba cyagiye muri subconscious kikamera nka karemano, umubiri wacu warakimenyereye kukibamo. naho bene iki ngiki kindi ushatse gukora kitari muri ya programu yawe, usanga bigora kubera ko ari ikintu utamenyereye. nuvuga ko ibintu wigiye ku babyeyi, tuvuge nkanjye nka papa wacu akunda kuorganiza ibintu, ikintu cyose aracyandika, n'ibintu byose barabitse, unamubaje na facture yanjye yishyuye hari niga muri gardienne usanga kiyifite. nuvuga ko ni ikintu namonyeho kuva kera, none bigatuma bishobora kukorohera kuhita kuvuga ngo ikintu cyose nkoze mu buzima kigomba kuba cyanditse ahantu, ntabwo ari gukora pari hazari, igomba kubikora bifite umurongo, bifite n'impamvu yabyo. iyo rero icyo kintu, iyo ntuzi utayibonye ku babyeyi bawe muri iki gihe, ntabwo iba iri muri subconscious yawe, ariko iyo ukuze ushobora kubitekereza ukavuga uti reka ngero nonge norganiza ibi ngibi n'ibi. umubiri wawe rero kubera cya kintu utamenyereye kitari
karemano akenshi navuga ngo urakirujita cyangwa ntabwo upfa kucyakira uko bibonye. Niyo mpamvu bigora uyu munsi ushobora kuba ufite vraiment imbaraga zo gukora icyo kintu ukavuga uti ngiye gukora ubuzima bwanjye gutya na gutya na gutya, ugakora intego. Cyangwa ku bantu wenda batamenyeye gukora imyitozo akavuga ati ngiye kuzajya nkora exercice buri munsi, urabikora iminsi 2-3 mu gihe ugifite ya motivation, ariko umunsi wa kane ukumva biranze ukabyibagirwa mpaka wongeye rimwe kugira intuzi. Ariko hari abantu muri bo byabaye nka karande, nta nubwo abitekerezaho, akabyuka saa 10 za mu gitondo yirukanka ngo agiye mu myitozo. Kandi nanjye ndavuga nti reka ngerageze njye gukora imyitozo, ariko hari igihe nshinzwe kubikora nkaribwo mba naragerageje, kandi ubwo rimwe mu mezi 3 ubwo ni 3 mu mwaka. Ariko nk'ari igihe mbyuka kare ngiye mu kazi nkahura n'abantu birukanka bagiye mu myitozo, ugasanga abantu saa 10 hakonje. Ariko nuko ni navuga ngo kubera ko ari ibintu wenda yatangiye ari umwana cyangwa abona ababyeyi be bakora buri munsi, biba byaragiye muri subconscious. Ntabwo ari ibintu aba yatekerejeho, abazi ko niyo shusho y'ubuzima bafite, abazi ko ari ibintu bigomba kumera kubera ko byagiye muri subconscious. Noneho ugasanga abikora nyine gutyo gusa, ntabwo abitekerezaho, nta nubwo bimusaba imbaraga. Rero ubundi buryo nuko nyine iyo process imera, n'ubundi buryo bwo kugira ngo ikintu icyo ari cyo cyose gishyashya, ikintu kitari muri programme, kugira ngo ushyire muri programme yawe ubinyuza mu nzira imwe n'ubundi, ni ugusubiramo repetition. Ikintu wari washyize ahangaha kirarenga kikagera muri subconscious yawe. Noneho umubiri wawe ubwa mbere birakinana, ariko umubiri wawe ugeraho ukakimenyera, noneho nawo ukiyadapta, ukagendana n'icyo kiroro kikajya muri subconscious, muri iyo programme yawe, noneho ukazajya ubikora byoroshye. Ubwo unavuga impamvu usanga nyine rimwe abantu bamwe biborohera ko bagendera ku ntego, nuko ari muri programme yabo, nuko akesha ababyeyi babo cyangwa barabaye muri ahantu muri societe icyo kintu kiri ariko kimeze, no akaba ariyo shusho y'ubuzima, kandi ibyo bintu biba biri muri subconscious yabo. Naho undi wenda akaba aribwo bitangiye kubera ko yabyumvisha ahantu, cyangwa nkuko byumva kuri zino video kagutireka bino bintu nyamara ni ingirakamaro, reka mbikore. Noneho ugasanga bitangiriye aha. Uburyo bwonyine bushobora gutuma bigeraho bikakorohera nuko udacika intege, ugakomeza kubisubiramo birarenga ino nivo. Niko umuntu akoze, birenga iyi nivo noneho bikajya muri iyi nivo. Ubwa mbere biragora, ariko bigera bikamenyera. Uzarebe n'akazi ukora buri munsi bashaka no kukubyusa wari unasinzira utaratangira no gutekereza, ugasanga ibyo bintu urabikoze kandi utabitekerejeho. Niyo mpamvu rero abantu benshi babigira. So ubwo rero nari navuze ngo ndavuga uburyo butatu bushobora gutuma noneho ushobora gufasha kugira ngo izo ntego, niba uvuga uti ubuzima bwanjye ngiye kubuha intego, noneho ntabwo nzongera kubaho gusa mbyuka ntazi mu by'ukuri icyo mbyukiye, ntazi icyo ndi gukora uwo munsi nkashakisha. Noneho ukavuga uti noneho ngiye kuzajya ndandika mvuge ndashaka kugera kuri iki, ndashaka kuba uyu muntu, ndashaka kugira ibi ngibi. Ni iki gishobora kugufasha kugira ngo ibyo bintu ushobore kubigeraho kandi bitakugoye. Nk'uko nabivuze, ntabwo ndi bubivuge mu magambo arambuye buri kintu cyose, ariko nyuma nzakora video zigenda zisobanura buri moye, buri buryo bwose mu magambo arambuye. Icya mbere kandi cyangombwa ni kwizera intego yawe, kwizera mu cyo ushaka. Niyo mpamvu muri video yashize na Deli twabonye ko intego ifo kubanza kumenya urinde n'icyo ushaka. Ibyo bintu bibiri, icyo ushaka utitaye kuvuga ngo societe, famille baba bafite ibyo bakunda, ababyeyi baba bafite icyo bakunda bashaka kuzaba cyo, ariko se wowe wicaye hasi ukavuga uti ni iki nshaka. Wenda ntabwo birumvikana umuntu hari igihe kintu cyangwa ibintu bigenda bihinduka, ariko ugenda umenya uwo uriwe, ukamenya icyo ushaka, bikagufasha kugira ngo intego yawe nubwo mbere watangiye bimeze gutya ugenda uyadapta bitewe nuko wumva, noneho ugenda uburiwe uko ukura buriya, ugenda umenya uwo uriwe n'icyo ushaka. Hanyuma iyo umaze kumenya icyo ushaka, ikintu gikomeye cyane ni kwizera mu ntego yawe. Ntabwo ari kubw'ubusa buriya muri Bibiliya
bahora ibintu byose Imana yagiye gutaka itwigisha kuvuga kwizera kwizera kwizera. Nzabivuga neza muri video itaha. Hari umupadiri nasabye ko twaganira kuri icyo kintu cyo kwizera, kuko ntabwo nzi ibintu bya teolojiya, ni uburyo bwanjye ngiye byisobanurira, ariko ibintu byose nka Yesu yajya gukora ikintu yavuga ngo genda kubera ko kwizera kumeze, ibintu byose yaravuga ati niba ufite kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi ushobora kubwira umusozi ukimuka. Iyo wizeye mu kintu ni nko kubyuka uvuga uti hari ahantu ugiye. Iyo uzi aho ugiye ukanahizera nta gushidikanya, utagenda mu nzira ngo utuvuge uti akarya ubundi nzi aho ngiye cyangwa nshobora guhindura, icyo gihe ubwonko bwawe birikora. Ubwonko bwawe kubera ko uzi aho ugiye buguha inzira ikujyana aha hantu. Ushobora kugenda muri ya nzira ugashaka igiti cyaguyemo, ariko uhita ushakisha mu bwonko bwawe kubera ko hari ahantu wari ugiye, ntabwo uhita usubira inyuma iwanyu. Akenshi uhita ushakisha indi nzira ishobora kukujyana aha. Ukoresha ubwonko bwawe kugira ngo ubone inzira kabiri kubera ko uzi aho ugiye kandi wizeye aho ugiye. Uvuga ko rero ni ngombwa kwizera mu ntego yawe. Niyo mpamvu nk'uko twabibonye muri video ishize, ari ngombwa ko mbere y'uko ukora intego yawe umenya uti ni iki nshaka, apana kugendera mu kigare. Iyo ugendeye mu kigare bigabanya kwizera ufite muri ya ntego, ujya ugendeye ku bandi. Niyo mpamvu ugomba kwicara ukamenya uti njyewe ndinde, ni iki nshobora gukora komisa, bikaba byagufasha kugira ngo umenye ngo ni iki ngiki nshaka, bigufasha kugira ngo ugire kwizera muri cya kintu cyawe kuko ari wowe wacyishyiriyeho, ukamenya ndajya aha ngaha. Iyo rero ufite uko kwizera ku ntego yawe, uko bimeze kose ubwonko bwawe bugomba kuguha inzira. Niyo mpamvu niho tubona ngo ide, niho tumenya ngo ideas niho zituruka, bugomba kuguha inzira kugira ngo ugere kuri cya kintu. Ibyo byose nzakora amavideo yo kuvuga buri buryo mu magambo arambuye, ntabwo ndi ubwo magambo arambuye. Ikindi rero icya kabiri nuko navugaga ibi bya conscience na subconscience, nuko ugomba kumenya kugenda nk'ibyifuzo byawe. Nk'icyo twari tuvuze ngo bya Bibiliya bwo bavuga kwigisha kugira, bwigisha kwizera, ariko bavuga nanone ngo kwigisha kutagira ibikorwa ku bagupfuye. Kwizera kutagira ibikorwa ku bagupfuye. Impamvu nuko niba wizeye mu kintu, kwizera icyo bivuga nuko uba utangiye kwemera udashidikanya ko icyo kintu ari cyo, nuko kiba kitarabaho, nuko utangira kugenda nkacyo. Tuvuge niba wenda ushaka kugira umunezero cyangwa ushaka kwishima, ukaba bitakorohera kugira umunezero, nuko utangira kubaho nk'umuntu unezerewe. Umunyarwanda yaravuze ngo ukinisha kurya ukabihagiramo. Ni ukuvuga ko ugomba gutangira muri wowe mu bwonko bwawe, ugatangira ugatangira guseka niba byanakugoraga, ukazajya ubigerageza. Hari akantu abanyamerika bavuga ngo fake it until you make it. Tangira ujye useka, ubigera aho ngaho, ko twabibonye ko umubiri wubaha ubwonko, bigera aho ngaho bikikora, noneho umunezero umubiri wawe ugatangira kugunuza, ukeya kubaho umunezero, kubera ko juste mu bwonko bwawe utangira kumenyereza ngo ndishimye ndanezerewe. Ni kimwe ubwo icyo ni example y'imnezero. Niba ushaka n'amafaranga, utajya kumenya ese abantu bafite amafaranga, ese abakire babaho gute. Ntabwo babaho gusa ngo tumenyereye kubagura ibintu byiza, bagura ibintu bihenze, ariko babigura mu mafaranga babonye. Mbere yuko bajya kuba abakire, nuko hari iyo navuga mindset, mentality baba bafite yo kuvuga ati njye ndashaka amafaranga, kandi agashaka uburyo bwose bushobora gutuma abona amafaranga. Nawe rero utangira kwiga iyo ngendo, ukavuga ngo ugendo y'undi uragora, ni wiginde ngendo yo gutangira kwimenyereza ko ngewe icyo nshaka, ndashaka gukira, ndashaka kuba mfite amafaranga. Tangira ugende nk'umuntu ufite amafaranga, mentality yawe. Example batanga nuko banavuga ati tuvuge hari nk'abantu nko muri bino bihugu bigize bajya bagira ibintu by'amaloto,
ugasanga atomboye amafaranga menshi ariko kuko agifite mentalite y'ubukene ntabwo ashobora kuba muri ya mafaranga, arongera agasubira muri bwa buzima bwe ariyeranja ya mafaranga agashira akongera akaba umukene kuko ntabwo afite mentalite y'abakire yo kuvuga ati niba mfite 100 ndaribyaza irindi 100 gute. Ubwo ni izo ngendo utangira kwiga. Niba ushaka kuba umuhanga, abahanga bagenda gute? Barasoma cyane, niba babaje n'ikintu bagasanga batakizi ntabwo bo bihagararaho ko bakizi, ahubwo bavuga ati uke kino kintu ntacyo narinzi ngiye kugishaka, none agatangira none akajya kukiga akakimenya. Abahanga bagira curiosity kavuga ati bino bintu kubera iki bimeze gutya kugize, agatangira kubishakisha. Ubu internet yaraje, Google ikintu cyose urayibaza ikabikubwira, nuko ukabahanga babona ugatangira kugenda nk'umuhanga. Ariko kubyifuza gusa nta kintu biba bigira. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu rero kindi ni nk'uko uwo mumama avuga ati hazagamo ikindi kintu nkibagirwa intego yanjye, nkatangira no kwita mpfa kugenda uko mbonye. Ifo ko umenya ni nacyo gifasha muri bya bintu byo kuvuga ati ndakidizera mu ntego yawe, nuko ukora ikintu kizajya kikwibutsa intego yawe. Ukavuga uti nkagenda nkoresha ku buryo bw'amashusho, nkashaka ikintu, niba tuvuge mvuga ndashaka famiye, nkashaka famiye mbona yishimye igize iki, nkafata nk'imparating ifoto yayo nkayishyira ahantu ku buryo buri gitondo ngashyira ahantu nzajya mbibona intego yanjye yose ngize nshaka. Kubera ko wenda amagambo ashobora kuba menshi cyangwa hari n'igize Imana nkabona nka expressive bisobanura, nabyo mbishyiraho. Niyo mpamvu nkunda ino migani migufi y'Ikinyarwanda, nuko ushobora kuvuga amagambo makeya kandi agasobanura ibintu byinshi. Ukabishyira ahantu ushobora kuzajya ubibona buri munsi nubwo utavuga ngo nicyo ngicyo ugendeye umunsi, ariko bihora bikwibutsa inzira yawe urimo. Ubwo rero ni bwo buryo butatu ushobora kuba bwafasha umuntu kuba yanabwakipinga intego ye, ku buryo ko intego yawe utayibagirwa cyangwa ngo uhure wacikijemo watangiye indi bushyashya bitewe n'ibigezweho. Umuntu yegariye evoluwa uko iminsi imyaka igenda, ukaba intego yawe ushobora kwijyanisha n'igihe kigezemo, ariko ntute wa murongo n'ubundi wari warihaye kugira ngo utongera gutangira bundi bushya. Ubwo rero niyo mpamvu nta gihe cyo kuvuga ngo iki nicyo gihe cyiza cyo gutangira intego cyangwa igihe cyararenze cyo gukora intego. Ubwo nibyo nari ndimo no kubwira uwo mumama, ubwo wenda mugeze mu zabukuru, yego ibyo ari byo byose intego kubera ko akenshi ari iby'ubuzima, zo kugira ngo ubuzima bugende neza. Ibyo ari byo byose ukumva ni abantu bakora business, ibyo ari byo byose ubu ngubu ntabwo ni igihe mutekereza mukavuga ati ntabwo dushaka kuzajya ejo bundi twashaje tutagifite imbaraga kwirirwa tuzamuka imisozi dushaka amafaranga yo kugira ngo dushobore guhaha. Ubu ushobora gukora intego yo kuvuga uti ubu nongeye gushaka icyo bita ngo passive income, uburyo ushobora kubona amafaranga kandi utagombye kujya gukora. Uburyo bwinshi akora business. Bunarimo ngani wenda nka mwebwe uko mwagira ushobora no gushaka inzu ntoya ishobora kuguha ukodesha, ariko mu gihe udafite imbaraga zo gukora zo kuzamuka imisozi ushakisha amafaranga, ukaba ushobora kubona amafaranga akubeshaho byibura umuntu aba azi imyaka zaramba, so ukaba uvuga uti nshobora no kubaho imyaka 30 kandi ntakora. Nayo n'indi navuga ngo ni intego abantu bageze mu zabukuru babatekereza. Abana baba bakuze nabo batangiye ushaka gutekereza uti abana banjye bazambeshaho, ntiwamenya nabo baba bafite ubundi buzima, namenye ubuzima baba bazaba barimo. Umuntu noneho ashobora kwendeka akavuga ati ngiye gushaka passive income, nubwo naba nicaye nakecuye ntafite unuza n'umusaza wanjye tutagifite imbaraga zo gukora, ariko tuzagomba tubeho kandi tudahangayitse. Ni imwe mu ntego ushobora gukora n'ubundi ugeze mu gihe cya bukuru. Ni example nari muhaye, ariko nta gihe wavuga uti nta gihe ntakora intego. Igihe cyose ni ushobora guca inzira uvuga uti noneho kuva ubu ngubu kugeza igihe ntazi igihe nzaberaho, ese ubuzima bwanjye buzagenda gute, se n'iki nakora, ni gute nakwiteganyiriza, n'iki nakora. Ubwo rero ni ubwo buryo bwo muri video zitaha nzagerageza kubisobanura neza mu magambo arambuye neza kuwo byafasha. Ubwo kandi ubwo niba zino video zijya zigufasha
ukore subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi zose zasohotse. Ngerageza gukora video imwe buri cyumweru, iyo nabonye umwanya ko bitankundiye mu byumweru, kuko iyo uko nshoboye ubundi ni imwe mu cyumweru. So kora subscribe kugira ngo ujye ubona izindi zisohotse, cyangwa unazisharinge. Ntiwamenya rero ushobora gufasha, burya hari igihe ubyuka imwe ukashobora guhura na message imwe ikaba yahindura ubuzima bwawe bwose. Ushobora kuba itagufashije uyu munsi, ariko ntiwamenya hari uwo ushobora kuba ukeneye ubutumwa nk'ubu ngubu. Ko nanjye hari igihe vrema bwafashije mu gihe wenda rimwe, n'ibizankundira nzatanga ubuhamya bwatumye bino bintu biba iby'agaciro mu buzima bwanjye. Ngaho rero mugire weekend nziza, Imana ikomeze kubarinda, ibahe umugisha, ibintu byose bigende uko imitima yanyu yifuza. Genda ubuzima buzira umuze byose. Ngaho rero turi kumwe, murabeho.